akanya umuntu aramusa kubwira ati ngenda guhereza miliyoni ngiyewe njyamane nawe ndi umuhungu bro watatamure cyangwa ngutinge mu kibuno mari ibintu wakwemera ni gutuvuga ngo nuko atatamura mara none se umukobwa we iyo muhuye ntago bumwatatamura ariko nimukafate mani ibintu ngo mubishyire ngo kurundi rwego cyungubo yakishimira kumva ukundanye n'umusore mugenzi wa mani ikigabo kibyanwa bro ikigabo gifite kikije mani cyakori bara abantu bose ubona mani bafite bara bose babo barabyawe kandi baravutse kandi ababyeyi babo barabashigikiye bro nose uzabyara uri umuhungu ungunge natwe akunda nkagutenduka byara ngenze umutipe w'umutinganye man kandi niba barabimushigikiye bagati nimba uburenganzira ari ubwawe wa muhungu wanjye we bikurikize ezo mentality nako tuzishaka muri Afrika abantu babona mwarize mwararangije bakagira ngo muri abantu bazima amashuri tubireke man twanalize nk'abantu man nikute ahubwo wagariza ukavuga ngo umuntu nimba ufite uburenganzira none se wowe kuki uri gukora ibintu by'umuntu wa man ujya kuri YouTube ukavuga umunwa ukavuga no mutinganye nawe ushigikiye ko akoresha ikibuno man umutinganye tugiye ko azabaho man imagine to be in your life kuba ubuzima bwawe utabyara bro kuba ubuzima bwawe utavuga ngo uyu munsi nzabaho ariko ngenda bamukaho bigezweho hari nabo babyaye bakabajugunya asirika nkubaze man kubajugunya n'ikimwe akora ko ufite umuntu wagukomotseho n'ikindi man ungu washije ngendo rwari bigorye mbona man nare muri bya bigorye pe doreye for sure man for sure bro nawe uri muri bya bigoryi nabonye bitekereza neza yuko ubutinganye oya nago nge nago nagira ubwonko bw'ubugoryi nka ubwonko wagira ngo barabikonje buretse gato nkubaze bro sibyo ungo wakishimira kubyara umukobwa man akanya byara umukobwa man buriya twebwe iyo tubyara tuba dufite abantu badukomoka tuvuga ati abantu natwe bazatwagurira umuryango wakishimira akanya kubyara umukobwa yarangiza akakubwira ngo dad my pap akakanya nafashe umwanzuro ko umutinganye ntago nzigera mbyara ndikunda n'umukobwa mugenzi wanjye reka nkubwire bro abantu barababajwe abantu babayeho mu buzima mubi kandi man uzi impamvu se umuntu ajya gufata umwanzuro wo gukundana n'umuhungu mugenzi wari ukari ikicucu man bro ase reka mubaze man reka imyumvire yawe iri no hasi cyane iri down hasi cyane nose reka mwibariza kantu gato gutufata abantu man abantu bafite uburenganzira bwabo ukabita ibigoryi bibi shaytani mbi nimba ukora ubutinganyi nimba utingana mugenzi wawe nimba uri umuhungu utingana mugenzi wawe bro you are fucking ufite ubwonko bwabaye wagira ngo ugenda ukagurana ubwonko amabyi ugiye muri toilette bro ukundanye n'umuntu mudahuje igitsina man bro manzi sobanura makakano manzi nakumve neza manzi nagashyire ku kadomo sibyo iyo ukundanye n'umuntu mufite muhuje igitsina nta n'ikibazo na kimwe mushobora kugirana na kimwe mu buzima ibintu byose uvuze murahuza ikindi niyo wagenda ntago yagira jalousie ngo ugiye kumuca inyuma oya man ni ibintu bituma wizera mugenzi wawe ni ibintu bituma wizera mugenzi wawe ukumva yuko abantu benshi ubutinganye babukoreshwa n'ubukene ni Kigali buretse gato nta n'umutinganye w'umukene mfite amakuru of course nta mutinganye w'umukene uba none uratekereza ko abantu bafite ubugoryi nk'ubwa uzaza ukabwira ngo ngenda gutinga mu kibuno ngo amafaranga ari bangaye buretse ko nkubwire abantu ikindi kintu wanamenye ahubwo ubutinganye nta nagari no mu kibuno gusa kandi ikindi niyo banashyira mu kibuno bro nta kibazo n'uburenganzira bwawe n'umubiri wawe ntawe uzagukwaka bro ase musore ungu wishimiye kujya uhora ugenda mani wambaye pampegisi mani pampegisi se yahehe wishimiye kubeshya wowe ugeze umuntu wambaye pampegisi kwibeshya bro nzanye n'umutinganye ndashaka kumeshoninga mani nanjye nzanye n'umutinganye nanjye abimazamo imyaka 6 bro akundana n'umutipe mugenzi mani weho rero nta sinzi mani bro urumva dukenera u Rwanda rw'abatinganyi abatinganye nyine asirika ngo zikumva barazamuye idarapo ry'abatinganye mu Rwanda urumva ari ikintu cyane iri nirimbo kuki batari kamanze mpite nkohereza n'urugero runoroshye kuba ari idarapo ryarazamuye kandi rinahari riteye bro rirateye kandi abantu bose bararyemera baraco bakarireba iki gihugu cy'u Rwanda ko tubizi ko ari igihugu kigendera ku mategeko kigendera kuki idarapo ryashinzwe kandi ikindi n'abatinganye n'abatinganye bagenda mu muhanda ntawo bafunga ari bafunga nuko ari ibintu mani byiza ari ibintu byiza kandi binemewe bro mu Rwanda
abanyarwanda abo ngabo bari kutwumva umuse ko dutuwe na miliyoni 12 z'abanyarwanda wabanye ibigori binga biza kuri social media bivuga ngo nawatinganye abiko bose mane nuko bikwereka mane manza wumve afite umuco wacu manza wumve impamvu manza wumve impamvu bayitonze afite umuco wacu bro garuka hano manza wumve impamvu barabatinganye cyangwa se abantu bafite ijambo sibyo ni bakeya ntago baba benshi bafite ijambo nyine wakarimenye ko kibaryamboye nyine nandise nindi wari batse nose ko kimwe batararyambo ari ya gitifu inde batararyambuwe nimba batinganye batarigeze bamburwa mwumva intuze uburenganzira bwo kwitwa batinganye kubera iki batabigaragaza. Hello my beautiful people, call me the Pharmacy, cyangwa unyite the Pharmacy nyawe, the one and only from Kigali to Fifth. You know me that yongeze kuri microphone za Mara TV cyangwa Media TV, aho cyagiye kiza cyo kugira ngo ngane namwe bagize amakuru menshi cyane akomeje acicikana muri media. Ariko man warasaze mu mutwe man bro, ugiye kwemera kuri kiganiro man n'ibintu twahereye kare man turi kodiringa aho twanze kumvikana man. Man ubundi kibazo ufite ni iki? Nta wundi kumva ikibazo ufite man. Man ntago byakunda man, ni gute man ufata umuntu ukamujudginga man ngo nuko ari umutinganye bro. Umvese man mbabarira nkuri kiganiro dore man amasaha yadufasha. Oya man oya ntago kino kiganiro cy'uyu munsi kirakorwa bro. Umve nkubwire man reka tukore ikiganiro man ibyo bintu twabiganiro cyane twaganiriye man. Bira bintu bya Bruce Melody n'undi bantu barabihaze man bro. Nishake tunabireke man ibyo bintu. None kibazo ufite ni iki ubundi? Ndajudginga umuntu ku rwego rugero watenga kora ikiganiro. Reba amasaha nageze man habaye saa 8 bro. Nemeye gushutinga mu mvura watenye ikore ikiganiro man. Oya man kino kiganiro ntago kirako uyu munsi nta kazi hari man bro. Aho kugira rero man twaganizo boro wanga kuzumva cyane wanga kuzumva man. Aho kugira ngo tugomeze dushamirane tujyane ibintu man bituba byitwica man kareka bro ubu dufite iki kibazo uzi se man hano dufite abanyarwanda du following basaga 18,000 man ntari ngwino twe tuganire kuri iyo ngingo ntari mbari ushaka urumva bro aho kugira ngo twice akazi of course. Ariko bro man wane warasaze man haje njye ndeba abantu man imyumvire yabo man nkabona man naye mbona warasaze man bro. None se kweri aya man bro reka njye nkubwire bro warasaze man uri n'igicucu man bro. None se reka nkwibarize man ari ibintu mba ntumva man bro nyine njye reka nkubaze bro njye twaganire kuva kare tuganira ku ngingo kandi man tuyumvikana none nagutsinda of course. Ntago watsinze bro. No se nicyo tari kumva nakubwiye ngo umutinganye afite uburenganzira man bwo gutingana man agahura n'abantu bahuje igitsina bro. Uko ibyo urabishyigikiye man ahubwo mutingane ba motion mutingane nabande man bira bintu mukora ni byiza respect kuri mwebwe bro. Ari wabura kubashyigikiye se nawe uri umutinganye man bira bintu ngende nabikunda man uzi motion man oya umfese man bro urumva man urumva weho kuvuga ngo ibyo bintu nanabikunda man banyarwandakazi uyu munsi banyarwandakazi ubutinganye ni bwiza barabatinganye batingane bira bintu ndabishyigikiye na kwijana. Nose kuki bashyigikiye utabikora bro? Oya nanjye je nago mbikora ariko bara abantu babikora ngiye ntago nabajudging. Nose ko cyubashyigikira nyine kareka nago ngiye nago nafata umuntu mani ngo mwaka uburenganzira bwe bro. Uburenganzira bro bira bintu ni byiza nta nubwo ngiye nafata umuntu mani ni umuntu ku giti cye mani bro. Hari umukobwa uri muri Amerika aravuga ati ngiyewe nimba mfite ibyanjye nimba mfite umubiri wanjye ngomba kuwukoresha nimba uri umunyamakuru ukoresha umunwa wawe ukoreshe nanjye nimba mfite imyumvire yanjye nimba mfite igitsina cyane cyako gihuza na mugenzi wanjye duhuje ntago ari ibintu ngiye navuga bro ngo ntago ari ibintu. Buretse gato nkubwire bro sibyo twese tuvukira kurema man. Ibaze kuba uri umuntu w'umusore cyangwa uri umuntu w'umukobwa bro ugakora ibyo biboro byo gusa n'abandi gitsina ukamutinganye ukabyemeza neza ugafata decision man. Buretse kwanza unyumve gatoya sibyo man bure Adam na Eva babaye ku isi ari bo bandi kandi bazanye bya Adam na Eva. Buretse gato ngiye guhera ingero man aho kugira ngo tugire man kuvuga izo ngero za manjwe man nagara manjwe bro nagara manjwe sibyo. Adam na Eva babaye bambere ku isi nubyemera ngera abantu babi ntago ndagase niho duturuka twese man. No sije wo wahuje n'umugabo igitsina umugabo azigera twita se none se kugutwita cyangwa se kubyara ni ibintu bigezweho man
n'abababyaye mani barabajugunya bro. Rero ni gute umba umutinganya avuze ngo ngiyewe ndatingana mugenzi wanjye n'uburenganzira bwiwe kandi nta n'umuntu ugomba kuba umwaka. Mane nyegasa bari no umvenyire nabandi bantu nkawe bro itonde man itonde gebyo nuri kumbya nawe ndi kubyumva bro man wo nkurikiye akakanya bro tubereyo kurema abandi bro. Ubwo reka nkubwize ukuri bro, n'abandi bantu nkawe bafite imyumvire nk'iyawe ipfuye shaba nayireke bro. No sereka nkubaze man, reka nkubaze nahoze nabikubwira na mu gitondo nakubwira mani umutinganye mumurekera uburenganzira bwe mubareke mani bira bintu bakora mani biranatwika bro mani. Reka nkubwize ukuri mani, umuhungu murakundana bikagenda neza, umuhungu mushaka gukundana n'imyaka 100 bigakunda mani. Gukundana none beach mani ihora igutera stress ihora reka mani bira ntabwo binatwika mani. Sereka nkwibarize mani kangiye unsubize sibyo, reka nkwibarize niba mama wawe na papa barahuye bakakubyara ukaba kakanya ufite ubwenge bw'ubugoryi mani, ubwenge bw'ubugoryi nta bugoryi mani, banza witonde ubwenge ufite ubwenge bw'ubugoryi wagira ngo bagutenye mu muto. Ni gute mani umutinganye reka nkubwize ukuri mani bro, nta abatinganye bose mani bro bagira n'ibiceri mani, nta n'ahantu bahuriye n'abantu bataraba reka mbabwire mani, reka mbabwire ikibazo abasore bo muri Kigali bafite cyangwa abasore mani bo ku isi bafite, ni ikibazo cyo kumva yuko ubutinganyi burimo amafaranga bro. Icyo yesi ahubwo sinamafaranga ni ibifaranga kandi noneho byinshi kandi mani bira bintu se nkubwire ngo asaka kanya reka nkubaze bro kandi unsubize bro sibyo. Akanya umuntu aramusa kubwira ati ngenda guhereza miliyoni ngiyewe njyamane nawe ndi umuhungu bro watatamuri cyangwa ngutinge mu kibuno mani ibintu wakemera. Ni gute uvuga ngo nuko atatamura mani, none se umukobwa we iyo muhuye ntago bumwatatamura ariko nimukafate mani ibintu ngo mubishyire ngo kurundi rwego ngo mwumve ko ari ibintu mani bibi mani. Waretse ibintu tukabyiyorera mani. Ahubwo nayo ndimo ndareba na papa mani, ni ibintu byahawe umugisha mani na Yesu. Ahubwo na Yesu arabuse Yesu wewe urabizi mani niba atagabyemera mani ibintu mani byemejwe n'abayobozi bakuru. Leta ya Amerika se wirusha ubwenge bro. Leta ariko reka ubwira man, nicyo kibazo Afrika dufite man, icyo nicyo kibazo Afrika dufite man, kwigira ku bandi, kutamenya umuco wacu n'umwihariko wacu bro, kutamenya ngo twe turi abanyafrika none especially byarenze imbibi biva ku mugabane wa Amerika buva ku mugabane w'Uburaya bigeze mu Rwanda bro. Ase urishimira umwana w'umusore man mugenzi wawe bro kuza kuri media yitwise lipstick z'abakobwa bro. None se ikibazo kiri abakobwa kuko bambara amapantaro man yacu man, kuki bo bayambara kanye kwambara amapantaro no kumugore man, nimba makeup zikugira mwiza ukaba umuntu mwiza. Why not? None se makeup zashyiriyeho ngo abagore gusa, abagore gusa bro. Reka nkubwire man, kuki bo bambara amapantaro se kuki batavuga ngo n'abagabo gusa nayo amapantaro. Reka nkubaze man bro, barabatinganye bakwiye guhabwa uburenganzira bwabo n'agaciro kabo bro. Nje cyo nakubwira man, ntago twebwe turi abahungu badakwiye kuzana imiryango man. Ese ngubu mu yakishimira kumva ukundanye n'umusore mugenzi wa man. Ikigabo kibyanwa bro, ikigabo gifite kikije man, cyakori bara abantu bose ubona man bafite bara bose babo barabyawe kandi baravutse kandi ababyeyi babo baranabashigikiye bro. Nose uzabyara uri umuhungu ungunge nawe twakunda nkagutera ukabyara. Ngenze umutipe w'umutinganye man kandi niba barabimushyigikiye hagati nimba uburenganzira ari ubwawe wa muhungu wanjye we bikurikize. Izo mentality nako tuzishaka muri Afrika, izo mentality urwego rw'imitekerereze man bwo kumva yuko abatinganye ari ikintu mugomba guha level bro. Reka tureke kuba hano nka Sodoma na Gomora bro, uko no gusenya isi man. Amutinganye we nimbona hari nimba uri kutwumva ba respect ku bintu ukora bira bintu n'uburenganzira bwawe, nta muntu ugomba kubikwaka, ugomba kubikora nkawe ubwawe. Bira bintu nta nogari n'ibintu abantu bagomba guhisha bro. Nimba umukobwa yitera lipstick nubwo dukorana ariko rinjije pe, ahubwo kijiji cyambere mu Rwanda bro. Reka mubwire ngene nari nzi yuko ufite n'ubwenge man, ngene nari kwiganiriza abantu bagiye nateguye ikiganiro bro. Naraye amajoro ijoro ryose nkora researching ikiganiro. Ibyo wakora byose mu gihe ufite iyo myumvire nta n'ikintu waba uri gukora. Imyumvire yuko ubutinganye ubutinganyi se butwaye iki mu Rwanda cyangwa n'ahandi hantu hariho hose. Asereka nkubaze man, ubutinganyi man bro, umutinganya aratingana agatingana kabaho man. Wowe inzara yari yagufataho n'agake man. Inzara ikintu reka nkubwire bro, inzara twese zaraturiye twariwe n'inzara twarawe bro. Ariko ikintu bita agaciro akizi man. Weho nubwo inzara yari yagukubita ndakubonye. Wavukiye mu bana b'ingagari.
ntago abantu bose bavukiye mu ngagari twese iraturya turibwa n'inzara turababara bro dutamarira everyday turahasolinga everyday ikintu wari gushyigikira ni ba bantu bacisha ibintu mu nzira ngufi bro as long as ubundi is come easy go as long as wafashe umwanzuro wo gukora ibintu bikwinjiza amafaranga vuba umenye ko ibyo bintu bizanakuzanira risk vuba bro risk ariko yihe risk yihe abantu bakoze ubakuru ubutinganyi bona baba bafite ase reka nkubaze man ngo wakishimira reka nkubaze bro ngo abantu bafite mentality man ipfuye bro wakishima ipfuye ubwo ubu reka nkubaze bro reka man ngiye nyitse vibe na nifiti uyu munsi nafite ikiganiro cyo kwikorera man bro mu gihe uzaba uri gukora ibintu man wumva yuko man ibintu uzahereza abantu n'ubundi utemeranya nabyo none n'ibintu waba ugiye guhereza abanyarwanda nta kigenda byacyarje reka ubusara abanyarwanda bakemeranwa nawe gutinganya imana batahabase babigoryi nkuko ndiko nuri ikigoryi akakanya mu Rwanda cyangwa se aha umuntu wese uri kundeba ndabizi arabizi nawe ko ibintu uri kuvuga ari amateshwa ari amanyonjo ibintu uri kuvuga man abantu babona mwarize mwararangije bakagira ngo abantu bazima amashuri tubireke man twanalize nk'abantu man ni gute ahubwo wanaliza ukavuga ngo umuntu nimba ufite uburenganzira none se wowe kuki uri gukora ibintu by'umuntu wa man ujye kuri YouTube ukavuga umunwa ukavuga ibigambo no umutinga nawe ushigikiye ko akoresha ikibuno man umutinganyi tugiye ko azabaho man imagine to be in your life kuba ubuzima bwawe utabyara bro kuba ubuzima bwawe utavuga ngo uyu munsi nzabaho ariko ngiye n'abamukaho hari nabo babyaye bakabajugunya aserika nkubaze man kubajugunya ni kimwe ko ufite umuntu wagukomotso n'ikindi man ungu washije ngiye dorari bigoryi mba mbona man nare muri bya bigoryi pe doreye for sure man for sure bro nawe uri muri bya bigoryi nabonye bitekereza neza yuko ubutinganyi ari cyo kintu cya mbere abantu bagomba gutekereza okay nta kibazo man uragiye ntaribi man ntaribi uri kuva bro tukiri kubwira abanyarwanda sibyo umunyarwanda cyangwa se umuntu wese hava akagira afite mind nzima man conscious mind abagomba kumenya yuko umuntu wese afite uburenganzira bwiwe bwo gukundana n'uwo shaka byaba ari umukobwa ndabyemera cyane nyumve neza habunda nta n'ukuri kunyumva neza umukobwa urumva umukobwa cyangwa umukobwa sibyo abagomba gukundana n'umukobwa mugenzi we n'umugabo ubwo no burenganzira agakundana asereka nkubaze man twanabipfa buretse gato bro oya nago nge man nago nagira ubwonko bw'ubugoryi nka ubwonko wagira ngo barabukonje buretse gato nkubaze bro sibyo ungo wakishimira kubyara umukobwa man akanya byara umukobwa man buriya twebwe iyo tubyara tuba dufite abantu badukomoka tuvuga ati abantu natwe bazatwagurira umuryango wakishimira akanya kubyara umukobwa yarangiza akakubwira ngo dad my pap akakanya nafashe umwanzuro ko umutinga ntago nzigera mbyara ndikundana n'umukobwa mugenzi wanjye reka nkubwire bro abantu barababajwe abantu babayeho mu buzima mubi kandi man uzi impamvu se umuntu ajya gufata umwanzuro wo gukundana n'umuhungu mugenzi wari ukari ikicucu man bro ase reka nkubaze man reka kuvuga ko imyumvire yawe iri no hasi cyane iri down hasi cyane no se reka mwibariza akantu gato ni gutufata abantu man abantu bafite uburenganzira bwabo ukabita ibigoryi bibi shaytani mbi nimba ukora ubutinganyi nimba utingana mugenzi wawe nimba uri umuhungu utingana mugenzi wawe bro you are fucking ufite ubwonko bwabaye wagira ngo ugenda ukagurana ubwonko amabyi ugiye muri toilette bro of course I will told this man unimba uziko neza nyoko yakubyaye kuki utifuza kubyara umuntu ugukomokaho why reka nkubwire bro nawe nimba uzi kuri umutinganyi uri no kundeba nona impamvu komera kw'ibyo bintu byawe wahise impamvu zima uvuga ko impamvu man bro uburenganzira bwawe reka nikore ikiganiro man ahari hose ari umutinganyi namenye ko ari uburenganzira bwe kandi nta n'ugomba kubimukuramo uburenganzira bro you believe ko kuza kugira ngo wemere ko ari n'ibintu binemewe ni irihe tegeko uzi riba ku isi yose hano umutinganyi ngo yatinganye mugenzi we itegeko rikura ko umuntu yakujajinga man wahita umutinganyije ngo man nimba ntari hari ni ibintu bigaragaza ko ari ibintu byiza kandi buri wese ari uburenganzira nta tegeko ribaho na rimwe rirenze ku baturage man riri mu gitabo hano we are turi umuryango munini bro Malamedia turi umuryango munini of course ahubwo ndono ngewe turi no kuri kubona mbona umutipe man w'umutinganye aranahagaze mbona ni ibintu byiza
byiza byatari man bro man bira bintu ngiye mbona respect kuri wowe w'umutinganyi respect kubuho bikora ubwo ikintu kinambabaza manze wumve ikintu kinambabaza none nuko ahubwo uri n'umutinganyi kandi ari n'uburenganzira bwawe ukabikora witsinze bikorera ahantu hagaragara bro bikorera ahantu hagaragara sister reka nkubaze bro we kutari umutinganyi nge nago ndi ariko ngomba ngo ntago mpakana ibintu ababara bira ntago mpakana uburenganzira bw'umuntu kuki weho utahisemo kuba umutinganyi man kuki man ariko uzi ijya kurishera kuki utabanje ngo umutinganyi ukabushyikariza abandi man oya bro impamvu buri wese afite Imana yamuremye niyo mpamvu bavuga ngo umuntu wese ugishije imyaka 18 sibyo afite uburenganzira bwo guhitamo ikimubereye n'ikimukwiriye bro nimba mana Zephline nabona yuko reka mwereke tugendanye imyaka reka ibintu reka no kubigana abanyarwanda hano baraza reka manze ngiye nguhe n'urugero bro ngiye nakundanye n'umukobwa ndeka ngena nihereho bro sibyo ngiye kumara imyaka 3 ndi single bro nta mukunzi mfite nakundanye n'umukobwa man bro man mufata ari kunci inyuma mufata ari kumbangamira man ariko ari umuhungu icyo kibazo ntabwo cyari kubaho ntabwo cyari kubaho bro abakobwa iyo ukundanye n'umuntu mudahuje igitsina man bro manzi sobanura maka kano manzi nakumve neza manzi nagashyire ku kadomo sibyo iyo ukundanye n'umuntu mufite muhuje igitsina nta n'ikibazo na kimwe mushobora kugirana na kimwe mu buzima ibintu byose uvuze murahuza ikindi niyo wagenda ntago yagera jalousie ngo ugiye kumuca inyuma oya man ni ibintu bituma wizera mugenzi wawe ni ibintu bituma wizera mugenzi wawe ukumva yuko nge mani reka nanjye nkubwire sibyo reka nge nkubwire okay nawe impingero zifatika ingero ku buryo umuntu uri udukurikira hano kuri Malambi ndabona ikintu washatse ko tuganira uyu munsi ari ibiboro man njyewe bro mu gihe abanyarwanda batarajya buretse gato man ndabona ikintu washatse ko tuganira aka kanya ari ibiboro by'ubugoryi by'ubutinganyi man ibinambabaza cyane man abantu benshi ubutinganyi babukoreshwa n'ubukene ni Kigali buretse gato nta n'umutinganyi w'umukene mfite amakuru of course nta mutinganyi w'umukene uba none se uratekereza ko abantu bafite ubugoryi nk'ubwa uzaza ukabwira ngo ngenda gutinga mu kibuno ngo amafaranga ari bangaye buretse ko nkubwire man abantu ikindi kintu wanamenye ahubwo ubutinganyi nta nagari no mu kibuno gusa kandi ikindi niyo banashyira mu kibuno bro nta kibazo n'uburenganzira bwawe n'umubiri wawe ntawe uzabukwaka bro ase musore ubwo wishimiye kujya uhora ugenda mani wambaye pampegisi mani pampegisi se yahehe wishimiye no kubeshya wowe ugeze umuntu wambaye pampegisi kwibeshya bro njye n'umutinganye ndashaka kumeshoninga mani nanjye nzanye n'umutinganye nanjye abimaze n'imyaka 6 bro akundana n'umutipe mugenzi sibyo mani weho rero nta sinzi mani bro akundana mani bro mani wiseka mani birababaje mani nge byanambabaje mani bakundana mani kandi bamaranye igihe kinini bro umutinganye ukundana akundana nyine reka nkubaze bro njyari cyo tari kunsubiza njyari cyo man wijushuka abantu bro nze ngiye kureba agafoto nabonye kuri ntuza man wikare ako kihorire man kuko umva ako kihore bro nukonze ko nkareba man hari umutipe w'umutinganye man uri pro nabonye abatinganye umukire ufite n'ibiceri agenda man rero akemera no man nyino bikoresho n'ubukene respect kuri semuhungu respect kuri wowe bro my brother ayamane bro oya respect kuri semuhungu umutinganye na mutipe nabonye kuri 5 guy umutinganye na mutipe no cyacyo ni ikigoryi kirango bita shatani kiri kumbi kirango bita shatani wowe uri ikigoryi oya ufite ubwenge bw'ubujiji bwawe ni bwiza ubwenge bw'ubugoryi komerezaho ubwenge mani komeza ukora ibyo bintu uri gukora bro arakora ibiki mani washyigikiwe ase nsubiza n'abatarumva bazumva kugira ngo meze nganiye nawe numve ko udafite ubwenge bw'ubujiji ndagira ngo usubize kino kibazo aka kanya mama yarakubyaye yakubyara uri umusore bro umusore ndagusubiza betse ikibazo cyane sibyo betse sosi we nega amatwi nawe kugira ngo nuza kumya ngo utege amatwi yego ntari nimba ari ibingi wakeneye ko tuganiraho nimba ari ibingi wakeneye ko tugahiza umwanya
man je nari nifite ibintu nateguye ngomba kuganiriza abanyarwanda nari nifite amakuru ashyushye ibi nabyo man nabyo bikeneye n'abanyarwanda ntacyo bikenewe bro bakeneye kumva man abantu nkawe bafite imyumvire man ibi nibikibakeneye man iyo myumvire bakamanzira nanagukuriraga hukunyo Bretse kwana ikamanze ngukuriraga hukunyo ibyo bintu urimo kuvuga bro uri no kurengera bro bakuzi ba Malameti ya TV mushigikiye ubutinganyi barabushigikiye mushigikiye ubutinganyi baraza kugusebya muri comment yes ngenda bizi neza ko ari nyuragira comment nziza kandi kugusebya muri comment oya nta konsebya cyangwa bintu kubikorera hit nawe kugira ngo izagire kwa kugora ikigari wowe wanda abone uzambara nijo ahubwo maze gutwandikira ku iyo nimero iri aho ngaho umuntu wese uzi ko ari umutinganyi umve se man icyo nanjye kubita icyo kigori kiraje hano man zamukoresha ikiganiro udahari do wallahi kereka nkora kandi uzajya kubona uzajya kuri shift yawe umunsi nsaba ntakoze uzaze ukore icyo kiganiro cy'ubugori se muhungu aho witwa shitani nyandikira uzaze nguha ikiganiro usobanurira abanyarwanda none ni nawe ufite byinshi wanabivugaho bimarenze bro reka mubwire bro twabonye aba transgenders man reka mubwire man hari ubwoko bwa transgenders babantu bavuka bafite nyine ugasanga umuhungu avutse ariko afite imyitwarire n'imyemerere nk'iy'abakobwa baretse gato gusobanure man ubanze wumve inkomoko nani bwaturutse gataho kubita n'urugero nishake gweze n'iminota 10 unsobanurire umva hari ubwoko bwa transgenders yego n'abantu bavuka aba transgender nabaki buretse gato ngiye ndi kubyumva bya transgender bireke nibyo ngiye gusobanura bro kunsaza uko ndi kumva man kumva wowe wagira ngo ufite ikibazo mu mutwe bro abantu bose bafite ntago wabasobanura ntago bumva ibintu kimwe buretse nawe uri muri babandi bane ikibazo ufite nicyo ngicyo man cy'ubugorye man buretse gato nsobanura izo mantata zinsobanura uratuza umbwire nawe ibyawe uhereye hari ubwoko bw'aba transgenders tugira ku isi hose man ugasanga umuntu yavutse ari umuhungu ariko afite characteristics z'abakobwa ariko bidakwiye ko ari umuhungu hari n'ubwoko usanga umuntu yaravutse ari umukobwa ariko afite characteristics z'abahungu ariko bidakwiye ko ari umuhungu mbwira ahantu wabonye umuntu avuka ari umutinganyi umuntu akavuka avuga ngo njyewe ndi kwiyumvamo ubutinganyi ese mbaye bari umubwire ubutinganyi ubundi ubizi mu gihe kingana gute njye bro kuva namenye ubwenge na abatinganye bariho no kubwa Yesu Kristo listen to me no kubwa Yesu Kristo man bro Yesu kera mu binyejana sibyo abatinganyi bahoze bariho ni ibintu byahozo si n'ibintu binaje ubu ngubu bro ahubwo babandi babyasasa nabandi bafite mind zawe wakwiyo kamera bro ko bino biri gusebya reka man bro sibyo ibo biragusebya ahubwo woyeho uri kwisebya ku banyarwanda n'abantu bose bazadukurikira aho bazaba bari hose kuko bagumva ikinyarwanda gusa uzasanga nawe uzashyira muri comment please comment yawe ndayikeneye mane nyagase umwe mumbare mwandike comment bazandika pe ariko icyo nzi cyo ndabizi neza yuko ndagusinda tuzakizwa na comment tuzabona muri mu kiganiro njyewe uyu munsi narinje kubategura ikiganiro cyiza nyumugisi twahere kuva mu gitondo uretse gato mbihere muzi n'umuzi oya man bro niyo wakora ku makuru kuri ba Bruce Melody bahandika James bandi bose bro ugifite iyo myumvire ugifite ibyo bitekerezo nta hantu Rwanda rwarugana nta hantu Rwanda rwarugana bro urumva dukenera u Rwanda rw'abatinganyi nyine asirika ngo zikumva barazamuye idarapo ry'abatinganyi mu Rwanda urumva ari ikintu cyane iri ni irimbo kiro kuki batari kamanze kumite nkuhereza n'urugero runoroshye kuba ari idarapo ryarazamuye kandi rinahari riteye bro rirateye kandi abantu bose bararyemera baraco bakarireba iki gihugu cy'u Rwanda ko tubizi ko ari igihugu kigendera ku mategeko kigendera kuki idarapo ryashinzwe kandi ikindi n'abatinganyi n'abatinganyi bagenda mu muhanda ntawo bafunga hari bafunga nuko ari ibintu mani byiza ari ibintu byiza kandi binemewe bro umva none wowe umujizi w'ikimana umunsi reka nkwereka none nimba ufite mind nziza umva reka mubwire mani tanga ibitekerezo byawe riradarapo barimanure oya reka ngubwira gutyo ngumbaze umundi buretse riradarapo mu gihe gihari ntibibona buretse gatoya mani hari abantu hari ibintu byinshi dukora dubikoreye mu gihogere uzi impamvu igihugu cy'ubuhinde cyateye imbere yego
kibanze ku muco wacyo man Nusibye by'umuco n'imbere cyagezweho nose mu Rwanda wambwira ko umutinganyi wabonye uba proud yabaye ubutinganyi nabyo ni umuco ubutinganyi na papa yarabyemeje ateyeho kashi umuco umuco mwiza ahubwo gukomeza man biba nk'abagore ngo uburane ibintu nabo ubona ko bidashoboka bro ura muco batinganye wimikwe ahubwo kankwereka reka nkubwize ukuri ngenda ndasaba ngiwe ndasaba nka Zephline ko buno butinganyi aho riradarapo bariteye bakaritera baryemeza ko abatinganyi bagomba gutingana byemewe yaba umugore yaba umukobwa agakunda n'umukobwa mugenzi we yaba umugabo agakundana n'umugabo mugenzi we bagatera n'idarapo bikemerwa ngira no ndasaba ngo babishyire none no mu mategeko ba gitifu bagiye basezeranya abantu umugabo n'umugabo basezeranye kuko muri Amerika babigenza Abanyarwanda muri Amerika ntibabikora Abanyarwanda akazi twamaze guta umuco yemba barumbwira ngo umbwira ngo uratsinze tute tunasoza ntago turasosigana none nagutsinze ibitekerezo byashize ibitekerezo bishira ntabwo we nagura mu mwanya ndaguhaye nkuhaye iminota 10 yo gusobanurira yego Banyarwandakazi yego reka njye mbabwize ukuri brother wanjye twataye umuco twataye icyo bita umuco impamvu ubona bino bintu biza mu Rwanda bigafata long distance by'ubutinganyi impamvu ubona hano akakaya abatipe nkanga bafite ubugoryi nk'ubwo ngubwo n'ubukene ntabwo nakihangana nari nguhaye iminota myinshi yo kubivugaho nari nguhaye iminota ariko utangiye ngo ubukene Baretse njye nagwereza ukuri ikintu manzi kireke baza bitonde gatoya manzi wemeze ko atari ubukene ndabukomoza nkubwira washaka kubwira nta bukene reka nkubwira impamvu y'ubukene njyewe hari umuntu numvishe w'umutinganyi yego yarambwiye ngo bro ngiyo ubuzima butaragukanda ngo nta kintu utakora ngiyo ubuzima bugwaye isomo cyangwa ubuzima bukaba cyagiye bukubwiye ngo ugomba kujya muri no nzira cyangwa ubone nta handi hantu usigarije amahirwe ngo uyoboke iyo nzira no mutinganye maze ubanze yitondere gatoya ukabona usigaranye amahirwe mabi ngo uyafata gihebe ngo ufata ihene ngo cyangwa ufata imbwa ngo ayifata igihebe bro ngo impamvu ngiye ngo ninjiye mu butinganye ngo nabonye ngo ufite option nyiza ngo nagiye muri club ngo ngiye kubyina ngo umuntu ngarankunda umuhungu w'umusore asitonde banze bro ndeka ndaguha umwanya ndaguha bro cyangwa kamera tuyikure bro tuyikure kamera bro twarayivana twega tukanabikemura inyuma ya kamera oya man reka ngutuze kuri man bro nyitondere man nimba nakwemereye kugira ati ntaribi umaye iminota nanjye ndayiguhereza reka soze ikibazo nuko iminota ndi kuguha uri kwivuga ibintu by'ubugoryi gusa nta kintu kizi muri kubivuga ikintu kizi muri kuvuga ni kumvangira ikibazo rero uri kumvangira ariko rero man wimvangira nje nkore mbanze mbaheze option baheze na story breaking through kugira ngo man hari n'abapipo uri kubwira ngo ubutinganye ngo burashigikiwe mu Rwanda cyangwa ubutinganye ngo ni ikintu cyiza ugasanga bujiji bwabo bagiye n'undi utarabikora mu gihe wiyumvamo mugenzi wawe bro influencing abantu benshi brother banze witonde ngiye nkufishe story y'uburyo abantu benshi man ubutinga ushobora kubwinjiramo utari umukene ako ari nabwinjizwamo n'ubukene man igiye mugize yarambwiye ngo one day nagiye in club ngiye kubyina man aranamentioning aravuga ngo muri cement yagiye muri club ari umukene waburetse man waburetse amafaranga arafite nta mafaranga ni n'umuji wanje bro nta mafaranga arafite uzi impamvu nakuganije story mu gitondo man nuko ngiye byari bimbabaje man n'abantu mwabonye pinning yanjye kuri TikTok uvuga ngo batinganye n'abapfubuzi ngo bafite ibibazo nuko nari nabonye iki kibazo gihari ngiye umuji wanje yaraje arambya ngo Dapharma uziko iri joro nagiye in club umukire man ufite amafaranga man umugize ufite look nziza man ugaragara neza wibogari afite amafaranga akambwira ngo bro ngo nakurebye ndakwishimira atangira kunkora akora wabaje kwitonda man ejo byavuze kubivuga nyuma sibyo uretse njye mvuga ibyo byambabaje ababibo baze gucharginga man ibyo bicyaka bubyihore uko byumva bro ngo umupipa aramubwira ngo ngiye ngo nakureba ndakwishimira yamukunze buretse gato ngo nta kuntu twaryamana ngo 2 hours ngaguheza 500,000 ibihumbi 500 ukabyanga ntabwo
ariko se man ubundi izo opportunity ni hehe ziba ziri kwe asereka nkubaze man ngubu nta mafaranga menshi ufite urayafite man ntitukihiga man oya ariko reka nkubwize ukuri nimba baramukube ahubwo wasanga iki kintu cy'igicucu cy'ikigo cyarayanze bro itone nge nkubwire man itone nge nkubwire umugize arafite ibibazo uwo cyose cyane naguri kweka wunda soze story n'abantu baza kuyumva baza kuvuga ngo story yatangira nirangirira hano story ipfuye amatwi n'amanjwe yivuge numvise nta uri kimara pe none se uri kimara yikomeze bahura muri club mbere yuko wasanga story uri kimara wasanga icyo kiwerewe wasanga icyo ubwo inshuti zawe ni nibiwerewe ni ibitutu none se reka nkwereke beti gato reka nkwereke nimba uwo mutipe w'iniga yawe sibyo baramuhaye amafaranga akayanga ubu si kiwerewe si kimara sure ibihumbi 500 akose man ahubwo se je nanijana naraguha nge ndeba ndandi umutinganya nge ntago ndasoza ukuntu uburenganzira bwanjye nta mpamvu yo kugwa amafaranga y'umurenge nyine ikibazo cyawe uri kuca mu magambo man ntari komeza iyo story yawe naguha ibihumbi 500 tukaryamana ijoro rimwe ariko yarabyemeye etonde yarabyemeye ase kucyumva wabyemeye kana yarabihakanye se barumbwira ngo 500 yaravuze square ndagaskito ubwo ni cyane n'igitinganye man ahubwo weho reka nkubwize ukuri sibyo cyawro umutinganye watse nkisoreza story yanjye ntari iyo story yivuga ndaguye mu 500 turyamana ijoro rimwe undi umuhungu ijoro ni ibintu usanzwe udakora uri umukene ijoro ubanza wumve mana ahantu twe Eliya naburaye wasanga yagiye muri club agiye gucelebrate agiye kubyina nkuko waba udafite amafaranga kanya ufite mwagati uvuga ati uyu munsi ni weekend of course ngomba kugenda celebrating that day nkareba ko hari nabona utubyeri nkitamo nabona utubiya nkitamo nabona abo tuganira tukaganira nuko umujyi wanjye yasohotse nawe ushaka kumeshoninga nayo mari kuko tuba dufite private securities betse gato narikira no kare betse ga axman ngwino bro urakikiga nakikorana man ngwino man oya man urakikorana ngwino man urakikorana ngwino je man amfe kugaruka urakize ntabwo nsinzwe ubwo wewe watsinzwe ubwo wewe aya man ese tugane Zephline reka tuganire nari bituganire ariko none tuganire tuvuga ibintu bizima buretse story yanjye je ninsoza uraza kuzana ibyawe sibyo nongera kuvuga ibintu bya fake ndigendera wigenda man kandi kuko numva ntabwo nabyihoreye man none iwe ntabwo nabyihoreye none n'ingingo zifatika n'ingero umbwira ati waba uretse se ndegasoza story yanjye ande nawe ukagaruka unyunganira cyangwa se uvuga ati ibingi ntago mbyimanda bipfobye nego umugike cyabayo ni iki ngiye 500 ndaguye 500 ryamana ijoro umugi yarari ku bukene man yego nawe umbwira ukunde bakakanya umuntu akubwiye ngo ndaguheza 500,000 mu 500 by'amanyarwanda ryamana nawe ijoro rimwe ndi umunyarwanda uri urubyiruko wa umukobwa w'umuhungu ndaguheza mu 500 ryamane duhuje igitsina bro ngutinge ubundi umwatata umaze ikibu ubusizuru ryari maze iki nurese nyine wakabimenye guhumeka no guhumurirwa urambabaje ntari nyako nyine izuru ryari maze iki ijisho ryari maze iki oya kureba no kwanaliza none se umugi washyizemo ikintu kitajyaho umugi wanjye ho ibera ikiguri bya namboje nkavuga ati man baba bashyizemo ikintu kitajyaho se none abo banyarwanda none umuntu nzi man ubundi ngiye birabona byuvaga kuri media man media noneho ngewe nanjye birayigora man naragenda nabibye kuri media nagura umutinganye bro reka uri umutinganyiza ariko ndabashyigikiye abatinganye nuse reka nkubwire man umugi wanjye usitambo reka soze usitambo bose kugira ngo utu nawe umezi ingero zawe n'impamvu nyinshi uri kumbwira ibyo boro ikintu tambo yambwiye ngo nabyemeye yego yahise abyemera baza witonde yahise abyemera banza witonde nabyemeye sinajyanga gato bitewe na hustling n'ubuzima uburyo buri ku nkanda geto nabo ko twese tuza kegel tuze kwihiringa tuza anyway man buretse gato baramutatamura yarabyemeye of course baramwatatamura gato ariko wumve man wumve ikintu mpera aho ngira abantu banafite ubwo inyo mitekerereze yego umugi yarabyemeye baranaryamana man byiza respect ko muhungu nubwo ntamuzi baryamana bahuje igitsina kabisa bose ari abahungu ikintu cyabaye ni ikerero bro mu gitondo
mu gitondo kibyuka njye yarambye ngo narabyutse buretse gato bro narabyutse numva santima z'abakobwa zishizemo nibyo mnavugaga ungushirije ku nginga yego nibyo nta umuhungu baze kumva icyo kintu buryo kiremereye ma nyine ndi umuhungu naryamanye n'umuhungu mugenzi wanjye tekereza impamvu ntabifitemo ubushake ari ikibazo cy'ubukene ndutse mu gitondo numva santima z'abakobwa zishizemo ntabwo nkiri gukunda umukobwa manzi byumve neza sibyo no kibazo bazi no kubara abapapa bira bintu bikujya addict man no ni nko kunywa itabi man nko akakanya ushobora guhera akakanya unywa itabi uzi ngo ni ibintu biri joking uzi kongera ukazisanga akantu kwiyo nkuru itabi uri addict ujya mu marihabo man ahubwo nani nzi ko iyo nkuru ugiye kumbwira iri mu buguri ahubwo nsanze iri mu bwenge uzi impamvu iri mu ubwenge uwo mujizi bamukubise inoti ya 6 miri kuri konte sibyo ubu ntameze neza ameze neza noneho bayitonze manze nkubwire noneho akandi kantu impamvu yumvise noneho santima urumva manza wumve man bro what the fuck manza wumve neza man manza wumve sibyo impamvu uwo mujizi ameze neza on right now sibyo impamvu ni iyi bamukubise inoti $500 cash kuri yaba ari kuri momo yaba kuri banki yaba ari sheke simbizi sinanabyitaye sibyo ikindi uwo muntu wamuhaye si umukene n'umuntu ufite ibiceri usanga ufite amafaranga sibyo ikindi kuba uwo mujizi batinganye wahuye na mugenzi we n'umuntu bahuje igitsina yumvishe bro ni ibintu byamuryoheye bro biraryoha mani gutingana n'umuntu muhuje igitsina biraryoha mani ni nabyo ibintu biryoha noneho kumanza wumve noneho mukurire n'agahukunnyo noneho mani bro nimutaro nabizi mani nta muntu waryamanye n'umuntu bahuje igitsina wongera gukinira igitsina gore reka binarangiye yaba ari umukobwa yaba ari umuhungu birabiboro mani biba ari byiza bigira addict nimba byaba ari na shitani sindize sinabyitaye ni ibintu asereka mubazi kuki utanywa itabi mani bro ni gute kuki utanywa itabi nkuya nuko si yuko hari igihe cyagera rikagukoroniza ku buryo kurivaho bikunanira buriya kankwereke mani buri wese n'umurenganzira bwe n'uyaba anywa n'iryo tabi yanarinywa kandi ntagire ikintu umve bro I'm not judging somebody who smoking I'm not nayo ndi kukujudging ariko banza utekereza mani hari ibintu dukoreshwa n'ibintu n'ubuzima turimo ugasanga nyuma yaho regress bro bro reka nkubwire niba uwo muji wanje mani twara abashuti duhorana buri munsi every day reka nkubwire tuzasoming zakigera banza ubitonde banza ubyumve neza sibyo bro agatinga na mugenzi we and then after ibyo bintu yamara gutinga na mugenzi we akisanga man santima zo gukunda umukobwa zaranzi byiza turuka he si ibintu byiza se asereka nkubaze bro ungu akakanya nyoko wakubyaye na siko man bakwibarutse bakugendeye ku gisemana bakishimira ko nuri ikigori cy'igihungu kizadamarara kigenda gutya kitazigera kibyara man none se ubonye bakubyaye ngo ubyara abandi bantu bakubyariye iki none se iyi si imaze kuzura bro abantu babaye benshi abantu babaye abahemu nimbe na kera ibintu byari byiza hari ibintu bro ariko ubu ngubu mani ibintu byabaye se nkubwire ngo ikemane bro mani ufite ubujiji ahubwo wowe reka nkubwize ukuri wowe ufite ubujiji n'abandi bagenzi bawe bumva ko bafite iyo myumvire mani nari kwishimira ndaze kuganira na basi yabare undi muntu uje akora tuganira yabare undi muntu uje akabara duchilling ariko man tugendanye like imyaka igera kuri 3 ariko nibwo mbonye kuri ikigoryi man ngiye reka ngubwize kuri nibwo mbonye kuri ikigoryi bro nagukundaga ariko mise nkwanga uzi impamvu nkwanze ni imitekererezo byawe man imitekerereze yawe imeze nk'iyabakira se nkubwire ngo man ipfuye man akosimo undi ntago bari baza gushyira muri comment turaza gupremieringa kino kiganiro baza gushyira muri comment mumbabarire umuntu urabona kino kiganiro agifungure atange comment nukuri kwimana ndaza kubikunda antebereze uyu mudinga ako man bro banyarwanda banje ndumva nanarakaye man urakazwa n'ibiki oya nanarakaye man sibyo buri muntu wese n'uburenganzira bwe uretse n'umutinganyi sibyo uretse n'umutinganyi ni wabanywa utari kunsubiza man iki byose
ufite uburenganzira bwo kubinywa ibyo unywa n'ibiki byose ndikamana no kunywa drugs ibyo ni ibintu bisanzwe kucisha mu makari ibintu bisanzwe kucisha utakumva ko n'ubutinganyi ari ibintu bisanzwe rega ibyaha bifite uburemere butandukanye man ibyaha bifite uburemere butandukanye man oya yigo bro ibyaha cyose ni icyaha bino bintu by'ubutinganyi ni ibintu byiza mana yanjye ubundi imana ijya kurimbura none rero kugira ngo nabyemere imana izayiri natijyana ni iki gikuba cyacitse ni iki gikuba cyacitse oya bibiri yawe kugira abanyarwanda mwirinde man ibyo bya bibiri reka watenge nkakubwira nta nubwo ujya usoma bibiri ntayisoma uyisoma he muri bibiri waba usoma bibiri ukaburinja twivuga ayo magambo muri bibiri harimo ngo muri bihe harimo ngo kira uburenganzira bwawe ubukoresha nta burenganzira bwawe mane nyumva ko bwabujije ubugofasha oya ntabujije mane ntabujije kandi uretse nanjye ubyemera hari mane ukankwereke bro kimwe cya kabiri cy'isi kimaze kwemeza ibintu by'ubutinganyi ndetse kinye kikwereka ko isi igeze kandi ikindi uburenganzira n'umuntu bwe nimba mujye tabi urinywe nimba uri umutinganyi ubutingane nimba ukunda umuhungu mugenzi wawe mukunda niho kintu kikwereka yuko isi iri kugana ku iherezo ahubwo iri kugera heza haryoshye cyane kurusha imana iyi si bigenda igira hano ari kugenda haza ibintu bishyashya babarangiye niganirire n'abanyarwanda oya ngende gukubita iminota 5 ya kasa mutwe oya iminota 5 ya kasa mutwe no nabaganiriza nceceke nuyisozo itumbwira naye nceceke ngaro no baganiriza nje kubaganiriza kandi kuri ingingo wazanye bro nje nanifitiye ibintu nateguye nawe urabizi twari dufite ikiganiro man twari tugifite ntabwo twabikemura mu gitondo se oya ariko man njyewe ndarebye bitangiye ikiganiro man numva ntago nakihanga uretse gato nyenge numva umutima ntago uri kubinyemeza uretse gato yanjye nkubazi kandi usubize ibintu ntabwo twabikemuye mu gitondo ntabwo twabikemuye kuko wanze kwemera nose wowe wemeye nemera se aba nibo bajaji bacu na batujudging bashyire muri comment uremera ko ubutinganyi bushyigikiwe burashyigikiwe ni nabwize burakunze sha nta kantu witayemo man oya witayemo akantu na drug nimwe njyamo nose reka nkubaze man nimba man uri umujizi man nge mari respect umujizi nsiko ukora ibintu in proper way cyangwa mu buryo bwiza urimo gushyigikiye ubutinganyi ndabushyigikiye nge ijana ku ijana noneho ni hazi itegeko ninjye hambere uzaritora abana we ninjye wa mbere mwana wasange mureka mbabwire mwabantu mwe buriya hari ibintu bituwa tutazi tudasobanukiwe wasanga mbana n'umutinganyi wasanga uyu mugezi tubanye imyaka ingahe ari umutinganyi ntabizi oya mwana ahubwo n'umutinganyi mugenzi wari we wese uri umutinganyi of course uburenganzira bwiwe nabugendera weho uzi ikintu nyaretse aka kanya uzi ikintu nyaretse aka kanya unyeretse ko uri umutinganyi ahubwo nanjye reka nkwirike bro uranyiyeretse narinzi kuri umuntu muzima ahubwo nsanze uri n'igicucu umuntu wakanaliza ubugoryi ngubwo nkavuga ngo ubutinganyi mbushyigikire oya uwo sinjye uyu munsi izi tariki nibwo mbonye kuri igicucu nibwo mbonye ko noneho hakiri abantu bagifite ubwenge bucuramye wagira ngo barasaze man reka mbabwiye abanyarwanda turi guta umuco wacu wari gukora ibibaro by'ubutinganyi uri gutingana mugenzi wawe uri guta ubunyarwanda man of course ko turi abanyarwanda baturutse ku banyarwanda man wayumva yuko utakubaka umunyarwanda mugenzi wawe ukuva ko uzajya gutingana na mugenzi wawe ukuva ko uzajya kuryamana n'umukobwa mugenzi wawe ukuva ko uzajya kuryamana n'umuhungu mugenzi wawe ukuva ko weho nimba famille yawe yarakubyaye igafata time umubyeyi wawe akakugenda ku gisebe amezi 9 utazamuheza iryo shema ukamwambika iryo kamba ukavuga ati njyewe nk'umukobwa ndahisha agaciro mu rugo mbyari umuryango nkumukeho ukajya mu butinganye bro utazigera ubyara uruva ubwenge ufite ari buzima uruva ufite ubunyarwanda ibi ngibi ariko kubwira amana imico y'abazungu of course reka mubwire mane bro kino kiganiro cyacu ni debate yamara n'amasaha 100 sibyo reka nkubwize ukuri sibyo mbabarira undeke ngo ndagisoje uretse manzi kumva wowe manza wumva uruhande rwawe manza wumva sibyo mbwira uruhande rwawe yerekana napowe gato reka manze nkubwira uruhande rwanjye sibyo wena nigishaka igikomeza cyangwa kinarangire nk'ibinande kirakomeza reka manze nkubwire reka nkubwize ukuri ntabwo njye natsinzwe ase abo watsinzwe kuva comment man watsinzwe reka noneho reka nkwerekeze reka nkubwize ukuri nushaka twafata umwanzuro
ende wowe nande njye nawe ubwo ngafata umwanzo gushyigikira kubatinga yego ukemera uko ibyo uri kuvuga ari amafuti kaninywera amazi wa musore ngiye mbwira ibintu narugiye kubwira abanyarwanda ngiye ibintu nagiye kubwira abanyarwanda sibyo ndashaka ko kino kiganiro sibyo ibyo twavuze ni byinshi sibyo tufata umwanzuro sibyo weho nande njye ndashaka ko ngiye ibyo ndi kuvuga ubyemera wowe ngiye mbyemera wowe ubyemere nyine bro akujya nemera ibi bintu narabona comment zanyu ngo ngiye nzana digrite uri ku kasadi uri homa ndashaka ko ibintu ngiye ndi kuvuga ubyemera tukanagisoza ngiye soza ikiganiro ngiye none turaguma muri ibi ngibi turakomeza duharire oya ntabwo tujya aha ngushimiye ikintu uvuze turaguma muri ibi ngibi ntabwo tubigumamo rero kamwereka tutari bugumemo impamvu reka nkwereke rero ugiye kunkubita impamvu eshatu ubwo ngiye kugira inama abatinganyi bagira nanjye ndagira inama abatakora ubutinganyi bagira inama jyawe nk'umuntu ushyigikiye ubutinganyi and then nanjye ndabagira inama nk'umuntu udashyigikiye ubutinganyi yego banyarwandakazi abari hanze abari mu Rwanda abari East Africa abari mu mahanga aho muri hose mu mpera z'isi zigiye zitandukanye wewe unyumva n'utari kunyumva wewe unyumva fata kino kiganiro gisharinge mugenzi wawe umubwira ibintu ngiye kuvuga by'ubugoryi oya bizima kandi byubaka mani bro ndekera baze gora ibintu byanjye babaraka imanze muri ibintu byanjye nta bintu ugiye gukora reka manze muri ibintu byanjye reka manze muri ibintu byanjye cyose cy'inyini no judging nawe twavuga ngo manze muri ibintu byanjye bikore bro bikore abakumvire nanjye banyumvira barabishyira muri comment rero tuzasoma comment ziba nyinshi tuzafata umwanzuro tunabibwira abanyarwanda sibyo nari ngukomeza aho uri hose ukabona wumva ikintu kiganiro Zephline yagukoreye ariko kukubwiraho byinshi cyane bigiye bitandukanye ukaba bitandukanye kubiki unakidownloading bitandukanye ugishyira muri telefone yawe ase kutari kuvuga ibintu bitandukanye ushaka kudownloading ugishyira kuri channel yawe ariko kubintu bitandukanye by'urukundo kuki uyese buretse nushaka kino kiganiro ukubita iki microphone hano bro reka manze ngiye nanjye manze mbwira abanyarwanda sibyo abanyarwanda kino kiganiro ugikunde ushyira like nushaka kukidownloading ugishyire kuri channel yawe nta copyright nzago sibyo nkeneye ko buno butumwa ndimbo ndavuga bugera ku bantu benshi muri rusange sibyo asure gutanga ubwe sibyo bayitonze uri gutinda oya sibyo mbabarira ndi gutekereza uko ugiye kubwira abantu mbabarira giye mbabura amahoro sibyo mbabarira nukuri mbabarira tutarwanira hano kuri wambabariye ibyo bintu tutarwanira no kuri kamera umva kugira ngo mbwire ibyo bintu wambabariye mwana bro mbyumva ibyo bintu mbyumva ibyo bintu ngo ndigendera nimba akujya nge numva ibyo bintu bro reka mbabwire man sibyo reka manze ngiye mbabwire nanjye mbabwire reka nicecekere nari nyikomeza ku muntu ushaka kino kiganiro kidownloading kugira ngo buno butumwa bugere ku bantu benshi n'abandi bantu babona ibintu navuze sibyo nimba uri umutinganyi komeza inzira watangiye wicika intege wahisemo neza nyagasani muri kumwe bon nyagasani muri kumwe sibyo oya sebretse oya bakamanza coze ndashaka ndi no kusoza sibyo urasozanye navuze se ntari nawe ndufata umwanzuro ndashaka ndufata umwanzuro reka mwanze tuwufate ndetse turavuga bitagira umwanzuro ntawe umwanzuro afatwa nawe unkurikiye kuri Mala Media wewe vuga option ya nanjye vuga iyanjye ngende bro ndihagurutse nigendere se oya icara ntabwo twakora ibintu bitagira reka dukore ibintu nafata none se umwanzuro ndawufata asomye comment ngasanga ibyo navuze nimba ibyo navuze ari ukubesha oya reka umwanzuro mane tuwufata urumva wa no umwanzuro ku giti cyawe naga ari nge nawe tuwufata oya nundi wari we wese unde indugushyigikiye kuri ubwo bwo abanyarwanda abantu bose bari kunyuma none se ndi kumva n'abanyarwanda gusa babwira uwo mwanzo wanjye nawe mbabwira uwanjye and then ntago nge ndi busoze uvuga ngo dutsanze ngabatinga vuga sibyo bayitonze ngenda mbona abatinganyi mukomeje gukurikiza uburenganzira bwayo ba Semuhungu ba Motion my brother
motion my brother sibyo hajya wawundi shitani mwese mukomeje kugaragaza uruhare rwanyu kandi amwe mu cya kigo uzazikoresha ikiganiro shitani azamukimukora ako nagari kuri yicana ni hano cyangwa ntago tuzakora ni hano ubwo njyaho zancunga naryamye mubyuke mu ruturuturu se muhungu uri kureba nimero yangize kuyifata umuntu wese wutwa kari umutinganyi afata zino nimero ngenda gushyigikiye ikiganiro cyawe nzacyakira nzakigukoresha sibyo uzubwire n'abanyarwanda proof zawe n'uburenganzira bwawe kandi nzagufasha kubibamenyekanisha noneho sibyo uwo ntabwo ari ngenda Dapharmacy ni Zephline kandi uzanamfasha kucyana rifu inde kino kiganiro nzakorana na se muhungu kubita ikintu bita ingumi azamuhora ntabwo uzamuhora uburenganzira bwe nafata cameraman uzamuhora uburenganzira bwe aya command bro ariko man ntimugafata umuntu ngo muzize uburenganzira bwe n'impamvu ze bwite man no se uzi impamvu aho yaragiye mu butinganya nta mpamvu ze nta yuzi sibyo nta yuzi man wowe ni mboro agiye mu butinganya noneho sibyo nani nkikomeza mukomeje abantu mwishi muri kuri mukomeje kubigaragaza ku social media mbabona kandi mukomerezaho mukomeze mugaragaze ko ubutinganya ari bwiza mukomeze mubishishikariza abantu kugira ngo n'abandi bantu benshi babimenye uyu nari gushaka gushyira isoni babimenye ngo ejo muzabona nawe twaje hano kuri kamera yambaye akajipo akantu kaga crop top yakubise n'akalepsa ngo uyu ni muri kumwumva namanza avuge nanjye ndaje mvuge nuko ntako nazanye wowe uri nawe man nukuna nakunazanye genda nakisi ubushize ubutahanzaza gukora ikiganiro nashyize akarabe no sura umutinganyi nawe uya ariko n'uburenganzira nose gukira akarabiro nabyo bigiye kuba ikibazo mbabara ufata amazi ibyo bintu by'akarabero byihorere ariko Zephline nkubwire man none hongere kuvuga ibyo bintu nari reka ngiye nimbwira abanyarwanda oya nako nago nabireka ariko bro man nkubwire ngikira reka nkubwire ngiye nakubwira ngo mani ngo uretse gato wababarije ngiye nibyukiye mu gitondo nanaliza ikiganiro turi buze gukora uyu munsi narifite n'umutumirirwa akati turi kuganira ari hano yicaye inyuma yacu yicaye inyuma ya kamera bro twiga dukora hano kuri Mala Media turi babiri iyo ntari gukamera no yabari uburi gukamera yaba atari gukamera akaba uri gukamera kuko dukora as two bivuze ngo umuntu kudufata ikiganiro akakanya ni umuntu waje mu kiganiro njye Zephline nahereye mu gitondo mubwiye ati Zef ushyigikiye ubutinganye riba bro wanjye ibintu bimubayeho twari ariko ubundi iyo nkuru kutayirangije uwo muji wawe uri kuvuga mari n'ibiti byamubayeho yatinganye se nkire byiza ubuse nebaye ikigoryi byiza cyane reka nisoreze mane oya usora aya man bro uwo mutinganyi ahubwo uzamuzane tumukoresha ikiganiro ibaze no kuri chano yanjye we je kireka byibuze namubonye handi wo kuri bya bicano by'ibigoryi byagoswe uzamunyereke man bro atubwira iyo nkuru yafayo y'ibihumbi 500 bamuhaye man aho kugira ngo nza n'umutinganye kuri ino chano iyi ngiyo ubona yanjye na nkamera ibiti yene bishyire muri soft media editing inze mbya uploading oya se kandi umutinganye utagaragaje uburenganzira bw'abantu bwande oya se kandi uburenganzira bw'abantu ikigoryi kimwe ngo ngiye nkundana n'umuhungu mugenzi wanjye mugenzi we nyine reka nanjye SMS nta mwanzo turi gufata none se bundi ni yihe mpamvu mwambura uburenganzira bwo gukundana n'umutinganye mugenzi we hurinde we huri giki cyangwa umurenganzira umuntu ugomba gutingana na mugenzi bro ubwo bugoryi nyine wafite ubwo n'ubucucu n'ubumara n'upayongo we huri igiki urinde uri president uri meya uri Yesu uri Imana uvuga ngo umutinganye bireke umwambi wafata ikiremwe mu cyambura uburenganzira bwacu no mbabarira minota ingahe nayiguhaye nuri kumva binavuze ngo ndinde ndi umunyarwanda nubwo uri umunyarwanda uri umunyarwanda w'igicucu ikigoryi abantu bose bari buze gukomantinga kuri no content bakagaragaza ubujiji bwawe bisha ibigoryi babishyiremo turi reka njye mbibwirire rero Zefa afite ikibazo mu mutwe uyu mubona noneho rero ikibazo cyo kumva ibintu bitandukanye n'abandi reka tunabigira international wewe uri ikigoryi uri ikijiji weho n'abagenzi bawe mu judging umutinganyi mukumva yuko nta uburenganzira bwafite nitangire SMS nare
kandi ngiye nirongera nintanga SMS uhita uceceka uraba wemeye. Ntago nceceka bro wakemeye ariko kino kiganiro tutagisoza nabi. Ase bazo bitonde man. Nge nanjye option yanjye urumva nari kandi ngewe nimara gutangira option nta bintu byinshi mfite byo kuvugana nawe ntabyo naguhaze man. Nta gaciro ndabandi kubiha nubwo ugiye kubivuga nubwo ugiye no kubimbwira nta gaciro ndabiha. Zero ngiye kubihereza agaciro ngiye kubihereza abafite abihereza agaciro batarimo wowe wakimara. Oya huko nawe ikimara reka nimbira ariko reka nkubwize ukuri bro. Reka nibyo abanyarwanda reka nkubwire papa ni ikigori kinini amwita Papa Francisco man. Papa nawe mushize mu bigori kibi wasinye kunoza ase nimba papa soma Bibiliya none se papa ni ikigori wowe umurusha Bibiliya akareba aho Manago murayeri igeze urusha leta ya Amerika iyoboye isi ariko ibaza aho umunyarwanda ahubwo niyo mpamvu abanyafurika badatera imbere. Niyo mpamvu nyine uri ikigori nawe niyo mpamvu Afurika idatera imbere. Niyo ushaka gufata imico y'abanyamerika ukaza kuyinjiza mu banyarwanda niyo ushaka kutukwirakwiza mu ubwo bugozi bwawe. Niyo mpamvu Afurika idatera imbere iguma hahandi hasi. Umunyarwanda bro I'm Rwandan. Amerika nago nyitayeho United Kingdom sinyitayeho UK Mbese Amerika ntuyitayeho ni yaso wose abanyarwanda nabasuye kuza kwigisha ubutinganyi babyumve ni kubashyiraho imyumvire myiza. Bumva ibiki bumva ubwo bugoryi ubungu umunyarwanda waza guheza agaciro ubugoryi bwo kuvuga ngo ngiye ngo ndi umutinganyi ngo ndabyishimiye umunyarwanda avuga ngo ngiye ngo nanga abanyarwanda ngo dufite n'ibyapa byemeza ubutinganyi w'ikigoryi nkawe ninde n'ibyapa barabimanitse tuzambara n'imyenda nayo irahari tuzakora n'ibikombe tubyandikeho ubutinganyi urashukana amabara y'umukororombya bro. Amabara y'umukororombya man. Uri umushukanyi. Umushukanyi se wahiye gute wumva wagira abanyarwanda bane gukora ibintu udakora bro. Ubaka uburenganzira bwabo nkande we huri bande mbwakase abanyarwanda abanyarwanda abo ngabo bari kutwumva umuseko dutuwe na miliyoni 12 z'abanyarwanda wabanye ibigori ibinga biza kuri social media bivuga ngo nawatinganye abiko bose man nuko bikwereka man nuzo manza wumve afite umuco wacu manza wumve impambo manza wumve impambo mayitonze afite umuco wacu bro garuka hano manza wumve impamvu barabatinganye cyangwa se abantu bafite ijambo sibyo ni bakeya ntago baraba benshi bafite ijambo nyine wakabimenye ko kibaryamboye nyine nandise nindi wari baki nose ko kimwe batararyambo ari baki meya gitifu inde nimba batararyambuwe nimba batinganye batarigeze bamborwa mwumva intuze uburenganzira bwo kwitwa batinganye kubera iki batabigaragaza ko ifite ibigoryi bitanu birimo wowe nagushyize mu bigoryi by'aba ba motion bande bose se weho ubarusha ni bangahe bose Rwanda dutwe na miliyoni zingahe 13 yego abanyarwanda batanu buri gweza agaciro niyo abo ngabo niba kiye bagiye kuri media by'ibigoryi ubwo se abantu umuntu wese wenda dufite ijambo naho kurivugira abantu bose bafite ijambo ryo naho kurivugira asa ni filime zingahe brother wanje wabonye zikina zigaruka ku butinga filime zose zo muri Amerika zose zivuga ku butinga ikigoryi zo muri Amerika none se Amerika si yoboye ise kuki Amerika yoboye ise Kilaman uri kumurusha gutrendinga yego uri kubimurusha yego ntabyo uri kumurusha Kilaman ura nigiki uri kubirusha sabise nsabe nigiki uri kubisha mitutu se mitutu kira kigori batatekese bavuga ngo brand yabo iracururiza ku butinganye ngo babikina kuki none se kankwereka mitutu birayikora byo nibi umuntu wari we wese afite uburenganzira silence comedy bro silence man bro ntugafata umuntu ngo mwaka uburenganzira ngo uvuge ngo kuba akora kino kintu ngo ngiye kumujajinga mvuge ngo ni ikigoryi mvuge ngo ni igicucu wanyike vabs ikiganiro cyanjye abanyarwanda reka ngiye nkubwiye ni murikiye reka kuri man bro ikiganiro nta nuko nakomeza kugikora Bretse gato oya wigenda oya man bro kino kiganiro ndakiretse man Bretse kino kiganiro ngende kiretse kino kiganiro ndakiretse ntabwo nakomeza kugikora meza umunota umwe reka mbwira abanyarwanda nigendere man bro oya Bretse gato abanyarwanda oya twabihagije sinakwemereye oya ariko se uretse naguhaye umwanya wo kubabwira wapi man bro abantu urakajashwa niwemeye gutsindwa ntabwo bino bintu twabigumamo ntabwo reka
yo mana sigara kuri kamera. reka mbibwire abanyarwandakazi neneteguye ikiganiro cyiza cyane cy'akasamutwe twari kuza kwiganiraho content nzima cyane ariko abantu bafite ubugoryi n'ubucucu n'ubumara nk'iki kigori cyicaye hano bikuremo ikimwamuruzi hano bikuremo bivanemo mwana bro ariko komeza kubwira abanyarwanda ubugoryi bivanemo mwibikisi man niyo mwagikuramo nzakora episode 2 bivanemo niyo mwagikuramo nzakora bivanemo mwana bivanemo reka kamera man reka kamera bivanemo bro